mu giture nera iterwe reka nyiture Luna my daughter kuko kuba yavukanye ngo ni igihembo cya gatatu nsindiye uyu mwaka no mukanya ngo masa ya batandatu ashize natsindiye ikindi gihembo muri USA, so I'm very thankful. Yeah. Nukuvuga ngo ntabwo mukanya kashize nukuvuga ngo yafashe igihembo cy'umuhanzi w'umwaka mu Rwanda ari kugenda soroma no muri USA afata ikindi. Yego. Si mu Rwanda USA. Yego. Bivuze iki rero? Umuntu yavuga ko Ben ikintu nabonye ahuriyeho na mugenzi we. Yego. Melody. Ibihembo bari kubitura imiryango. Ariko se oya nibyo ubwo bayarabafashije bayarabateye imbaraga. Ariko n'abafana baje babagaruka. Ariko n'abafana The Ben sinzi impamvu yavuze ko iki gihembo The Ben yakubitiye mu mavi aravuga ngo nuko burari ukuntu yaba yifunze atazi no kurahira. Reka twumve uyu nguyu baravunika barakora mukanya Melody avuye hano avuga ati nabo bandi bafite uduhembo dukeya babagabanyirizeho. Kandi tangire nari mfatiye hafi ukuntu byavuzwe no kuvuga ngo ni ku mpande zombi. Yego. Barakora mukanya magic n'abandi babahena babiri bafite duke mugende baho abantu baje bafite amagobori n'ibintu by'amajaga mu tubati bamanure nabo bagira ibikombe ko baravunika barakora mukanya Melody avuye hano avuga ati nabo bandi bafite uduhembo dukeya babagabanyirizeho bose yishongoragaho ndamutse ndetse umuziki none aha Burundi I think Melody byamufata ibyaha nk'icumi kaya ngagize ibihembo byamufata. Hari ikintu se Tiger atavuze. Nta kintu atavuze. Aragira ati njyewe unsike nkunda gukotinga nubwo nareka umuziki. Yes, tubayikazana kuri Ama-G The Black muri kumwe nanjye X w'ubunebwe nanjye wende Ama-G The Black official. Yes, official original. Yego rero umunsi twiteretse tugiye kuvuga iburi kuvugwa, tugiye no kugenda tuvuga mu bintu byagiye bibaho ubu twumva ari nka scam. Bimwe ngo ibanganira rya babiri. Okay, nanjye ndasuhuza aba diaspora abari mu ntara zose z'igihugu. Amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo. Yego. Suhuza abantu bari muri Canada, Australia, suhuza abo bita Team Bro. Suhuza abantu bose badukunda kuri hano yacu. N'aba diaspora badutera badusupporting. Ari ndakotoye. Wakotoye. Ntabwo wabyumvisha dukomeze. Ndabashuje rero uyu munsi tugiye kuganira ku bintu biri kuvugwa, ibyo tubona, ibyavuzwe byose muri rusange. Twebwe turi indorerezi tuba tureba. Ariko burezko abantu cyane abantu bakurikirana ibiganiro byacu ari aba diaspora Ama-G tubamara irungu. Bakunda ibiganiro byacu babishimishije birimo story nyine nabo bagakora akazi kabo barimo kugira uti so uyu munsi rero turahera hehe rero mbwira kugira ngo nkubwire ukuntu nanjye nabibonye. Hari ukuntu wabibonye Isango naraye mbonye yatanze ibihembo ku bahanzi Isango Star Award. Yego, turanayishimiye. Uyu muntu abonye igihembo mu buzima ari ikintu cyitwa motivation. Yes. Si no mu muziki gusa, no mu mupira, ahantu hose umuntu abonye igihembo. Oya uvuga ngo igihembo no mu murimo iyo wagiye guhinga umuntu akakubwira ngo wakoze. N'umushahara rega buriya ni igihembo, nuko atari award ariko ni igihembo. Tuvuga ati cyazi. Yes. Rero Ama-G ndashaka ko dushyuha muri iki kiganiro. Isango Star buretse ngiye gutangira noneho umugabo witwa The Ben Tiger B. Yego. Ufitanye igitaramo
n'uwo bita Bruce Melody ku itariki ya mbere ako bose bagiye zukwa uretse numvugira cyangwa uri kuvuga ngaho uvuga ubwo ngubwo none se kuri kuvuga tuza The Ben ijoro ryashize yabonye igihembo mu Rwanda cy'umuhanzi wa mbere w'umwaka. Uwo ubanjirije yari yabonye ikindi gihembo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sibyo wumva ukuntu iki gitaramo cyo ku itariki ya mbere tugomba kukitabira ku bubi na bwiza. Ariko ngiye kugaruka ku ma speech bagiye bavuga. Ukiri aho ngaho navuga uretse mbanze ndangize kuvuga nawe urahita uvuga. The Ben yagize ati ijwi rye ryose aragira ati karakantu n'akantu kameze nko ku refreshing mind ukunda kugakoresha. Aravuga ati niyo nareka umuziki none ahangaha. Ubwo yaramaze gutwara igikombe cya hehe cyo ku Isango cy'umuhanzi w'umwaka. Niyo nareka umuziki none ahangaha burundu muyumve neza, ntago Bruce Melody byamutwara munsi y'imyaka 10 kugira ngo agere ku bikombe nk'ibyo nagezeho nafashe. Uvuga ngo Ben yakiriye ibikombe iminsi 2 ikurikiranye, habe muri Amerika no mu Rwanda. Icyo si kimwe. Ubwo ngeze kuri itayi wacu Bruce nawe aragira ati ibikombe mfite ntabwo nzi n'umubare, ahubwo turashimira abantu abantu bafite amajage n'amatasi n'amadongo n'utuntu mu bubati bwabo babimanure nabo babahe ku bikombe. Munyurabwenge Emi yabajije ikibazo kandi ngiye nari narangije no kucyumva. Yabwira uwo bita The Ben nubwo atamwanonceje ariko twebwe tuba tubyumva. Ari nayo mpamvu Ben yagize ikintu cyitwa nakita ngukira. Yavuze ati ariko kuki abana bansuzugura. Kandi urabyibuka ko 001 Bruce Melody yigeze kuvuga muri press conference. The Ben yaramubwiye ati Petiya ngwino dusubiye mu ndirimbo ye yitwa Indabo Zanje. Yaramubwiye ngo jewe ndi kuvuga uko nabyumvishe, buriyo bavuze ngo yuhu mujye mwumva icyo bashatse kuvuga, ngo ngaho Mucimaka washatse urubwa reka ndukwambike. Ndi kwibaza igitaramo cyo kuri iyo tariki bizaba bimeze bite. Nari nazanye indabyo zanje nanjye nk'umusaza, ariko kugeza ubu ngira ngo muri kubona ko none indabyo zambaye ingofero kubera twegereje Noheli. Indabyo zanje naziguriye ingofero. Icyo ni ikindi. Ubu noneho nawe wavuga. Vuga. Nje bitewe n'ukuntu babanzibishije ubwo mba amagambo aba yashize. Iyo turi kuvuga dushyushye nyine twese nje ndi kuvuga ibyo nabonye. Urumva? Wanavuze ngo yatsindiye ngo igihembo ngo iminsi 2 ikurikiranye. Yes, ntabwo se yabyivugiye. N'umunsi umwe. Ubwo ni amasaha yatandukanye. Yego n'amasaha. Kuko yafashe ibikombe 2 byegeranye. Ahubwo nshimira ubita Muislam Muyoboke Alex wamubonye ukuntu yari yiteretse. Yaje ari umwarabu ndavuga noneho karabaye. Nshimira n'abantu bose bari bafashije The Ben. Nabonye DJ Zizu, nabonye no kujya nabo yabashimiye. Ariko wabonye Dorcas na Irene? Dorcas
yarasutse hasutse nyine uze si umusatsi we icyambere ahubwo jewe nashakaga kureba Dorcas na Vestine ni team haga igihembo cyahawe Irene na Dorcas kuriya nyine bindi ni ibyabo ubundi regana Irene nashatse yaza wenyine kandi bakakimuha so na Kivumbi King ari mu bahanzi bahawe igikombe adahari ari Uganda ariko umuntu wakimufatiye bamwita Junior GT ibaze ko ngo igihembo yahawe yagitwaye Riderman yes kandi noneho ikintu cyancekeje n'ukuntu icyo gihembo ari Rocky wagihaye Junior gifatiye nde Kivumbi King hari akantu nabonyemo nuko ntakavuga nyine ariko hari akantu kavuge ahubwo abasobanuzi babiri bari kuri mikoro imwe umwe ahereza undi igihembo uwo bagifatira n'uwo bagiha badahari ugitanga yarahari ugifasha hari kandi bose bafite imyuga imwe abamanaje b'abahanzi n'abasobanuzi ba filime ubwo rero nawe urabyumva hari abandi benshi bagiye bahabwa ibihembo kandi nabano uno muniga waririmbye Tsunami witwa Run Up nawe ari mu nawe yagifashe yego ari mu bantu bahawe igihembo urumva ko ari abantu benshi bagiye ariko se ndashaka kumenya ntabwo nigeze rega mbikurikirana byose umuproducer w'umwaka yararimo cyane ntabwo yararimo ntabwo mbizi ntabwo njyewe producer nabonye gusa ikindi kintu wabonye cyaganje nuko noza pastor hari amakuru nagiye numva ku kiganiro twakoze ejo hari ibindi nagiye numva nyuma nani noza Pastor Claude yategetswe nandi reka nkuvuge nyine yategetswe yabonye strike ajya kwifashisha Kamarade imanda kotinga 3D TV Kamarade bahamagara Kiramani ngo Kiramani abafashe gukuraho iyo strike hama bahamagara Irene muri ndahari Irene abategeka gukora ikiganiro bamusaba imbabazi ikiganiro kirahari baragikora bamaze kugikora zari strike 3 bakuraho strike 2 hasigaraho imwe noneho Pasgorode amaze kubibona aragenda aritotomba aravuga ati nyine noneho agakuraho pe kagaho bakuragaho ukuntu n'ikinyarwanda samaze kugakuraho nazazindi bakuye ati nazo zongerewe undi nawe Bosco Empire yababwiye ko mu buzima bwe asaba imbabazi ariko nawe ngo bamuhaye strike barazimuhaye ni ukuvuga ngo abantu basigaye bitwara nk'Imana ni ugutegeka ngo genda kuri kamera ukora ikiganiro ariko nanjye ibyo ntabwo byambaho gisaba imbabazi ese ubundi bakoze iki kuza bakicara bakavuga ugira ngo yamubujije uwo bita Emirene yamubujije gute yamubujije gukoresha amafoto ye none se yose bayashyira ku mbuga nkoranyambaga kandi nawe akoresha y'abandi we akoresha y'abandi yes si bayashyira ku mbuga nkoranyambaga yigeze basaba mwebwe ko ajya bakoresha yigeze basaba uburenganzira twese bagomba kudushyiraho tukajyaho rero iyo amafoto bashyize ku mbuga nkoranyambaga twese twayakoresha bafitanye ibibazo tutazi ahubwo wenda ni ibibazo byo mu buzima busanzwe bazanye muri showbiz ariko ibyo ntabwo ari byo uwo bita Bosco Empire yavuze ngo iki yavuze ngo impamvu bamukoreye ibyo bintu by the way sinabonye ikiganiro avuga ko yagiye hanze nabonye live ya Godfather nawe bona bari kuvuga ibintu byinshi ariko ngo na Samusure ngo yagiye ahunze karabyemera nibihishwe bizahishurwa no kuvuga ngo rero muri uyu mwaka habayemo skandali nyinshi ni ukuvuga ngo ariko Prophet Joshua nawe ngo yarafunzwe azira amafaranga
nanjye mbibona kuriya nyine ibi bintu se turaza kubigira gute mu nta amafaranga ariko ngo si wowe nyine hari yafunzwe n'abandi bantu nka 5 batakisha indabyo amafaranga na ibintu byinshi bigiye bitandukanye ubwo nyine uriya se ntuza we ntibari bumufungira Mutesi nawe sinabonye mu ndabo yigeze kwakira harimo amafaranga indabo zirimo amafaranga ibyo ntabwo bitureba twebwe hano ubwo ababishinzwe nibo bireba njye ntabwo njya mvuga ku bintu ntazi ikindi mufate amakoti muhanagure mufate amatimbarandi mufate ama Air Force ku itariki ya mbere itariki ya mbere ni ababurana ari babiri umwe abayigize nkana ni ukuvuga ngo umwe abazi ukuri oya bose bazi ukuri bose nta muntu n'umwe uzi ukuri wenyine ubwo rero uzi ahantu umuntu aba atazi ukuri ni muri match ya wenda y'amafootball amavolleyball ibintu nk'ibyo ngibyo hari ukuntu umuntu aba atazi ukuri kuko muri match birahinduka ariko nimba byatangiye gutya tukaba turi kubibona gutya ibyamamare biterana amagambo kandi bikazahuriza hamwe ni n'ikintu nishimiye kuba abantu bakora injyana imwe bashobora guhuza imbaraga hari umugabo bivuze yaganiriye nabo bose yumva bose barabyishimiye ariko udiri no gushaka amafaranga byo no gushaka ibiceri ariko niko kuri nese ubundi sibyo nibyo nyine rero tuzajya gushyigikira abantu mutangire mukomeze nako mugura amatike tuzagende turebe ako na Melody bamubajije ngo ariko hazaca uwambaye uzi ukuntu yashubije ngo n'utambaye ntashaka azaze ku itariki ya mbere ngo ntabwo ari ngombwa ko haca uwambaye gusa ngo n'utambaye ntashaka nawe azahaca ariko uko niko ariko icyo dutegereje twese ni itariki ya mbere ni ukuvuga ngo hazaba ari ku bunani oya hazaba ari ku bunani buzaba ku itariki ya mbere none sikuri kubihakana ngo hoya iyo tariki bazaperforminga ku itariki ya mbere ku munsi w'ubunani Israel mbonye nawe azaperforminga ku munsi wa Noheli Yesu yavutse ubwo rero abantu basunda amatike ubu ntarimo gushaka ariko ntitwibagirwe ko natwe nanjye uzi ko mujya mwibagirwa ko turi abasani nawe wowe ugifite kuri zingahe kuri 27 cyawe bwite oya rega na Melody kira ntabwo ari icye bwite yaratumiwe baramwishyura nanjye naratumiwe bazanyishyura njyewe wowe uzakorera he tebo bose babireba Kirehe urumva hari indirimbo naririmbye ngo baririmbire Serena Ama-G muri Kabuga niba ajya convention manuke Kabuga kamusha barakubitira hariya nanjye ndaba nibereye Kirehe nuko bimeze ngo ufite performance imbere yabo kandi no kuri Noheli ufite indi Senderi ndagushimiye nabonye wazanye n'umuhungu wacu Isam harimo Theo bose babireba ba Mico the best Marina n'abandi benshi harimo na Masamba yes rero harimo n'abantu benshi no kuvuga ngo muri izi mpera z'umwaka hari ibitaramo bigiye bitandukanye ubwo rero cyo musabwa no kuzarwa ariko aho ntitugeze nta batagura amatike aho bagura amatike ibyo byose Senderi azabisobanura igihe cya mbere nuko ariko harimo no kubaga oya Senderi ntabwo yari yashyira hanze neza yashyibanje gushyira hanze aho bizabera akurikizaho abazabikora ubwo dutegereze n'ibindi tuzagenda tubara buri munsi ku munsi hanyuma ikintu abanyarwanda bavuga ngo ibanga ni irya babiri oya ntabwo njye mbyemera kandi ndi umunyarwanda gute ibanga ni iry'umwe gute uhera ku cyo uvuga gutyo
nzi ko ibanga nanjye ryanjye ari iryanjye njyenyine, abandi nibashaka iryo rya batatu cyangwa irya batanu, ariko njyewe ibanga ryanjye riba ari iryanjye. Iyo ufashe ibanga ryawe ukarisangiza ni ukuvuga ngo ibanga ni iry'umwe, iyo yananiwe kuribika nta wundi muntu waribika, ni iryawe wenyine. Nuko irangamuntu ari iyawe, urabizi irangamuntu, carte d'identité, irangamuntu se ubundi irangamuntu ID card gute yagiyeho kandi tubizi karira. Ni ukuvuga ngo nyine nk'ukuriya nyine aba ari iyawe, ni nako ibanga wakaribitse. Ikindi kintu, iyo wumvishe bavuga ngo umugore n'umugabo bagiye kubaka urugo cyangwa kurushinga cyangwa kurwubaka, wowe byumva gute? Ubundi bakamubwira hari inshinga yitwa gushinga. Gushinga hari ugushinga imishingiriro, hari ukuvuga ngo ntunshingeho, hari ukuvuga ngo nyine reka turi kugendana. Yego. Gushingaraza, nyine ibyo byose biri mu gushinguka, gushingukaho, unzaneho umushiha, ibyo byose ni ibintu biri mu nyurabwenge z'abantu bamwe na bamwe. Yego. Gushinga yego ni ugufata ikintu comeka mu butaka. Ubwo mvuze imishingiriro ku bishyimbo. Iyo ibyo bishyimbo byeze barashingura, bakabigira inkwi, bakabibika bakazana bishinga uwundi mwaka. Rero iyo wumvise umuntu akubwira ngo ntunshingeho, urwubaka urukize, baba bagiye kubaka urugo, atari urusengero. Nyine baravuga ngo umugore n'umugabo abantu barabana, ibyo njyewe wowe nyine ntabikubashije, wowe ubyumva gute hagati yo kurushinga, kurwubaka no kubana? Ijambo ririmo nyakuri ni irihe? Kurushingura se, ibyashinzwe birashingura nyine, ibyo birumvikana. kazana umushiha nka gushihura, ibyo ni ibintu bibaho mu rurimi rw'ikinyarwanda, ariko ntago abantu bajya gushinga. Ushinze yitwa inshinzi, tucyumvikana, ariko abantu barabana. Umubano nicyo cyambere. Umubano nicyo cyambere. Nanjye niko nabyumvaga. Ubwo kuvuga ngo abantu tugenda dukoresha ikinyarwanda mu buryo butari bwo. Abantu nyine bagiye bazanamo ibindi bintu nk'ibi ngibi mujya mubona abantu bavuga, ngiye kuvuga ibintu nari kuba mbihaye agaciro, genda kwitiranwa n'ibipirizo. Urumva ibipirizo? Ubwo ni ibiki? Nyine hari ibintu baza bakavuga, nyine imipurise, ibyo birakureba. Nibyo wari ugiye kuvuga, kandi ni ibintu byavuzwe cyane. Ibintu rero bagenda bazana, wumva nawe nk'urugero ibintu ugenda kwitiranwa vuga ikintu mu mazina yacyo. Imipuri, njyewe nyine nuko mbyumva. Ibintu byose bigenda bigira igihe cyabyo, ibintu byose, amateka y'umuco nyarwanda byagendaga turabizi, aho so agushakira umugore, urumva, aho so agushakira umugabo, mwaba mukundana cyangwa mudakundana, bo bagenderaga ngo ku rukundo rwabo nk'ababyeyi, bagafata umuntu bakamukingira undi. Ibyo byahozeho, ubu ni ukwihitiramo. Ubu ngubu ahubwo unahitamo nka gatanu, ushobora guhitamo abagore ushaka, abyemeye se urumva ari ikibazo. kuba ufite ubushobozi bwo kubatunga. Ikindi kintu, ni ikintu cyahozeho mu muco nyarwanda, ikintu cyo kuvuga ngo kujya gusaba umukobwa batakumvikana inkwano, bakaba barabisesha iwabo ababyeyi nyine baba. Ibyo nuko byamye bimeze, ni nako bizakomeza kuba. Ikindi kintu cyitwa umuco, mujye mumenye ko ari umuco mubi. Nk'urugero, umuco ngo kuvumba ni umuco nyarwanda.
ako kuvumba ni umuco nyarwanda urumva ni ingeso ntaga ni ingeso wenda y'umuntu wavutse kuvumba. Hari n'imigani bagiye baca bavuga ngo inzoga uzanywa ejo iraza mu nda y'umugabo mugenzi wawe kugira ngo ejo azabone ukuntu akuvumba. So njyewe ibyo byose mbyumva uko. Ikindi kintu uvuga iki nko ku muntu ushobora kuza mu rugo ukarura ibiryo akavuga ati yewe ngiye mvuye mu rugo ndiye, urumva hashira akanya ariko ngo mutavuga ngo ndabasuzuguye. Iyo ni amaco yenda ayo ni amaco agahita kurusha kurya kandi wowe utari wari ni amaco y'inda. Yego hari n'ukuntu bavuga ngo babakarabye babakarabye mu gihe kurya umuntu akabanza kukubwira ngo njyewe naje ndiye nta kibazo, ariko ugasanga harangije wenda niba ari ikirori cyabaye mu rugo rwawe ugasanga niwe uri guhurumba mu rugo rwawe. Hari umuntu usaba koza amasafuriya uri umugabo se uko waba uri ko kose. Ikindi bano bagore bajya gutira amasorori mu bandi bagore, icyo kibazo cyurakizi niba ari igisubizo niba ari ikibazo simbizi. Icyo bakita kwiyemera ku bantu baragiye gutira ibisorori kugira ngo yemere kuba ari bwakire. Hari igihe rero wemera ku nyine babizi ko uri kwiyemera. Ega n'ubundi ngo abenshi tubikora tubizi nuko tubyirengagiza. Nimba ukennye urakennye, nimba ukize urakize, nimba wazuraza, nimba ushonje urashonje. Uri we nicyo nababwira. Yego hari agavideo ka Mutabaruka wakabonye kamaze igihe ariko uri mu bantu bakabonye uyu munsi wo nakabonye ka Mutabaruka ntabwo rwubakira mu rundi nta n'urusa n'urundi. Utazumva kwa kanaka bihora bihumura ngo wumve ko nawe iwawe ariko bizaba bimeze, cyangwa ngo muzanye abantu ati tuzaza tunywe turye twishime tubafere ngo uru ni rwo rugo ariko tuzaba turi kubabeshya. Ibyo byose ibyo nabonye nyine ari scam, ni business mu zindi business bizageraho nabyo bici. Ntabwo uzi iby'insengero n'ibyo ngibyo buretse ariko tuzi insengero ni ukubapakira mu makamyo. Nzageraho mbabona muri gusenga mw'abantu nzabatanga. Abantu bafite ikibazo ntazi icyo ari cyo. Uyu mwaka ni ibisazi, umwaka ni hatari. So rero mwakoze cyane kubana natwe, tuzajya tubagezaho ibiganiro byacu everyday. Ndababwiye ngo hasta la vista, kandi ikindi mukomeze mukore subscribe ubundi ukurikire kuri TikTok Ama-G The Black Official. Tuzajya twiganirira, muduhe comment z'ibyo twavuze, z'ibyo twishe, z'ibyo mutekereza, kandi muzagira noheri nziza n'umwaka mushya muhire nk'uko duhora tubisubiramo. Ikindi kintu ikintu twemerewe cyo nuko duhora tuzaduhora tubaha ibiganiro umunsi ku munsi kabisa. Nimubona ako ntaga nanjye aho ngo nimubona tutakibaye mujya menya ko habaye akazi kenshi, ariko tuzajya tugerageza. Ubwo nuko bizabiba byagenze, ariko gahunda nuko tugomba kujya tubaha ikiganiro everyday tukazatangira umwaka ibyo twiyemeje turi kubishyira mu bikorwa. Yego, kandi tunabashimira by'umwihariko. Sawa, merci beaucoup. Bari kumwe nanjye X Ubunebwe, Ama-G The Black.